nk'uko twaganiriye mu kiganiro cyabanjirije iki ngiki, aricyo gice cyacyo cya mbere, ndongera gukomeza kubibutsa ko nuramuka wemereye ko Imana ikubera umuyobozi, nuramuka wemereye ko Imana ikubera umwungeri, birimo inyungu nyinshi, birimo imigisha myinshi, kuko twabonye ko umuyobozi ari urufatiro rw'amahirwe akomeye cyane, haba ku rwego rw'igihugu cyangwa urwego rw'umuryango, itorero, ndetse n'urwego rw'ikigo icyo ari cyo cyose ku isi. Ndagira ngo rero mbabwire ku ngingo nk'ebyiri tutavuzeho. Ingingo ya mbere kuri iki gice cya kabiri iravuga ngo asubiza intege mu bugingo bwanjye. Hari ibintu biguca intege, ndabizi nk'umuyobozi, hari ibintu biguca intege, ndabizi nk'umuntu ku giti cyawe hari ibintu biguca intege, ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Uwiteka niwe udusubizamo intege mu bugingo. Ushobora kuba uyoborwa mu kigo runaka, ushobora kuba uyobora mu rwego rw'igihugu cyangwa ukorera urwego rw'igihugu runaka, cyangwa uri umugabo cyangwa uri umugore, ari wowe ukorera umuryango, ariko ukaba utarabona n'umuntu n'umwe ukubwira ijambo ryo kugushimira cyangwa ryo kugusubizamo intege. Ariko nagira ngo nkuhumurize, nkubwire ngo Imana niramuka ikubereye umuyobozi iragusubizamo intege, izagusubizamo intege. Ishobora kudakoresha ijambo ngo yohereze umuntu agushimire, ariko ishobora gukoresha promotion mu rwego rwo kugira ngo igushimire. Ishobora no kukuvana aho hantu ikakujyana ahandi ukora noneho wishimye, nabwo bukaba ari uburyo Imana ikoresheje bwo kugushimira cyangwa bwo kugusubizamo intege, cyangwa ikaguha iyawe project hanyuma ikagusubizamo intege. Rero Imana ishimira mu buryo bwinshi, Imana ihoza abantu amarira mu buryo butandukanye. Ndagira ngo nkubwire ngo niwemerera ko Imana ukayiyegurira, Imana ikakubera umuyobozi, izagusubizamo intege. Bibiliya yatubwiye ngo anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Imana niyo izakuyobora inzira yo gukiranuka. Ntugire ikibazo. Abantu benshi bajya bakunda kunyura mu nzira zo gukiranirwa, abantu bagakoresha inzira z'amanyanga, bakabeshya, abandi bagasambana, abandi bakiba, abandi bakica, abandi bagakoresha inzira za ruswa. Ariko inshuti yanjye, wowe ntabwo Imana izemera ko ukorwa n'isoni, ntabwo Imana izemera ko ukoresha inzira z'amafuti, ahubwo inzira yawe izaba igororotse, ari inzira y'ukuri. Imana izaguha igitekerezo cyiza, uburyo uzakoramo, kandi ntabwo izemera uwakorwa n'isoni. Kubera iki? Bibiliya iravuga ngo umunyabyaha ahunga ntawe umwirukanye, ariko umukiranutsi we ashira ubwoba nk'intare. Nawe rero ugomba gukora ibyo uri gukora ufite umutima utakurega, ufite umutima ukomeye, ufite umutima wizera. Ibyo ukora wabikoze mu mucyo, bigenda neza. Inshuti yanjye rero, Imana izakuyobora iyo nzira, ntabwo azaba ari inzira y'abantu bakuyoboyemo. Icya kabiri, Bibiliya iratubwiye ngo Imana izagutunganyiriza ameza imbere y'abanzi bawe. Imana irabizi ko mukomeze mugubwe neza, ariko Imana ubwayo niyo izagutunganyiriza ameza, ntabwo ari umwana w'umuntu. Nusoza amashuri izategura ameza yawe, kandi abazaba bagukikije hazaba harimo n'abanzi, babibone. Babandi batakwifurizaga gusoza amashuri bazabibona, uzayasoza babireba. Uzakora ubukwe, babandi batakwifurizaga gukora ubukwe uzakora ubukwe bakureba, urwubake bakureba, bagutega iminsi, kandi Imana ibabone uratambutse. Ibyo rero Imana nibyo izakora. Kubera iki?
n'izaba ikuyoboye, kandi ugomba guhirwa kuko ariyo iri kukuyobora. Ntugire ikibazo rero kuko Imana izakubera umuyobozi mwiza, uzagera kuri byinshi. Ntatinze mu magambo, ntatinze mu makorosi, wowe emera Imana ikubera umuyobozi, ibindi byose ubiyiharire. Ndakubwiza ukuri, amahirwe yawe arahari, umugisha wawe urateguye, Imana iri kumwe nawe, nta kintu na kimwe uzaba. Mu gitabo cy'Abaroma niho havuga ngo ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Wowe giha umutima wawe gusa, wemere ikubere umuyobozi, ibindi byose uzabibona. Mukomeze mugubwe neza kandi Imana ibahe umugisha.